naramukundaga ntago nabona ukuntu nabisobanura. Ariko hagati aho ngaho ubwo namukundaga nkabona hari ukuntu ameze nk'ufite ikintu ampisha. Umugabo wanjye abafite ibintu avugana hari amabanga atsimba y'umuryango, ngewe nkaba ndi umuntu uri ku ruhande. Ubonegera kare bimwe by'umuhungu n'umubyeyi we ni we cyumvaga kare we bavuga cyangwa se kwe wikekaga ko icyo kintu baguhisha cyari ingenzi kukimenya wowe. Kuko njye numvaga mbakunze ariko ukabona mbese nkabona ahubwo bameze nk'abababaye kuba narahaje hari akeka yuko bibabaje, ariko nahitaga nishinze icyaha cyuko uwo bari biteguye Chantal bari bamwiteguye rwose, baranamwakiriye mu muryango wabo atari we babonye. Kandi noneho ikindi yari anasobanutse kundinza. Yes, twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Itange TV show. Uyu ni wa mwanya mwakunze muri benshi. Nanone twagarutse n'umutumirwa udasanzwe. Natweretse urukundo kuri video yiwe ya mbere, mukunda ubuhamya bwiwe. Munadushishikariza kumugarura. Jacqueline. Karame. Wakoze kwitabira ubutumirwa bwacu. Wakoze namwe. Wanakoze kongera kuza gusangiza abanyarwanda n'abakunzi bagukunze bari benshi ubuhamya. Ndabishimiye. Makuru ni meza cyane. Meze neza. Ubona akamwanya nyenye ku maso, meze neza. So bashaka kutubwire nyuma yaho uviriye kuri hano kuri TV yacu, ubuzima bwari bumeze gute? Ubuzima bwari bumeze neza nk'ibisanzwe, gusa nagiye mbona abantu benshi yego ko batangazwa none ahubwo n'ubuhamya natanze. Buriya hari ukuntu abantu baba bakubona muri societe mugenda, abantu benshi bazi yuko umuntu uko yahuye n'ibibazo, uko afite ibibazo mbese agenda bigaragaza. Ariko rero hari igihe uba ufite ibibazo bigendana, ariko nyine nk'icyo nagira inama buri muntu wese, umuntu ajya agerageza kwiyakira mu bibazo afite. So bakunzi bacu bakunze ikiganiro cyawe, bakunze ubuhamya bwawe, bamwe baranakwandikiye kuko nimero yawe twari twayishyize ku kiganiro. Wimvaga gute kubona abantu ubuhamya bwawe bwabashishikaje, bakunze uko wabayeho, bari kukugirira impuhwe nka ziriya? Naranezerewe cyane kubera yuko nta nubwo nari ko hari abandi bantu bameze nkanjye, ahubwo nasanze turi abantu benshi dushobora kuba twakora nka koperative neza rwose tukuzura abantu benshi. Byarantangaje cyane. Ntabwo wahise utekereza kuba wakora business, kuba wafungura urubuga rw'abantu muhuje? Ntabyo natekereje, gusa numvise umutima uruhutse, numva yuko burya ntago ari njye njyenyine. Twaguhamagaye birakubwira ati nanjye turaho umuntu bashaka kubaganiriza. Nyuma y'ubuzima bukakaye na buriya waciyemo, ushaka kubanza utubwire ubu ngubu Jacqueline ni muntu ki? Nyuma y'amateka yabayeho, nyuma y'ubuzima bwabayeho, ubu ngubu Jacqueline ni muntu ki? Ahagaze he? Ubu ngubu Jacqueline ni umubyeyi ugerageza kwiyakira, mfite umwana, gerageza kumuha uburere, nubwo nicara ngatekereza yuko ntabwo nzamwereka nyina wabo, mbese ngatekereza byinshi, ariko ngerageza kumwubaka mu buzima bwanjye, kandi nkagerageza kwirwanaho, nkaba nagira gutya nkashaka amafaranga ngacuruza, nkajya mu bucuruzi nkakoresha amaboko, mbese ngerageza kumwereka yuko kuri iyi si atari wenyine, ndetse afite no gukoresha ibice Imana yamuhaye.
bigenda uburyo uhagaze gute? ubu ngubu ntago nakubwira yuko uhagaze neza cyane, ariko nanone ndagerageza. Njyewe ncuruza ibintu bijyanye n'amavuta, ibintu bijyanye n'imisatsi, nakoraga ibintu bya salo ariko nza kubivamo numva bitari kugenda neza, kukoza imisatsi, ahubwo noneho ncuruza amavuta yacu, ibintu nk'ibyo ngibyo. bacu kumumubona ntago ariko aba ameze umusirimu cyane. Twamuzanye yari afite kujya muri salo gukoresha umusatsi, biba ngombwa ko atari bugiye kugira ngo abanze yitabire ubutumire bwacu. So wakoze nabyo turabigushimira. So uyu munsi noneho icyo ugiye kubwira abakunzi bacu uyu munsi rero ndababwira ibyo bakomeje bambaza. Nababwiye nasozereje mbabwira maze gutwara inda. Bakomeje bambaza benshi, bona bampamagara ku matelefone, abanyandikira se watubwiye byagenze bite. Ubwo rero maze gutwara inda navuze noneho ibintu bimbayeho n'ibiki. Nahise ntekereza ku mateka, ntekereza uburyo mama yari yaratwaye umugabo w'abandi. Tubanze tukwisegure Jacqueline, utaho ntago warebaga muri kameramani wacu atubwire noneho nimba urimo neza. Kameramani ndimo. Ushaka uri umuntu ugira amasoni, ushaka uri umuntu wigira amasoni n'iki disi nyine kwa kundi uri umwana mwiza w'iki ubuzima amateka, ushaka kuba wigira amasoni ukuntu. Noneho umunsi uri ndimo kameramani. Nyuma yaho uri kwibaza ibyo bibazo byose bya komerezaho warugeze nta kibazo. Ndabyibaza ariko se Mana yanjye, noneho ibi bintu bavuga ngo karanda ariko koko bibaho, ntangira nanjye kubyemera koko nanjye bingarukeho ntwara umugabo wa Chantal koko. Ariko ndavuga nti byarangiye nta kundi biri bugende. Namuhamagaye kuri telefone, nta nubwo nigeze ntekereza kuvuga ngo muhamagare ngo duhure. Navugaga sinzi navuga ntuko ari bubyakire kose, simbizi, numvaga niyanze. Naranamuhamagaye kuri telefone akitaba, mpitamuhamagara no mu izina rye, ubundi ntibyari bisanzwe. Numvaga niyanze, numvaga igisubizo cyose ari sinzi uko biri bugenda, ariko nahise numva niyanze. Nari bizi ko wankunze. Ubwo igisubizo nuko wari ukibonye mu gukupa. Oya ntago ahubwo ngiye namvaga ntazi ibyo ndimo. Sinzi ahantu mbese numvaga ndi. Je numvaga noneho ibintu byanyubiye. Arangije rero nyuma y'iminota nka 15 anyandikira message. Ntabaza turi mu rugo. Ndamusubiza nti yego. Mu gihe gitoya cyane kitarenze nk'iminota nk'itanu numva moto ku irembo. Abarahageze. Ati rero zinga ibyawe tugende rero uze mu rugo. Agiye kugutunga nk'umugore. Ndazinga ariko numvaga ntazi ibintu ngendimo rwose. Nawe aramfasha. Nuko utari umwizeye? Ntago
umva kunkunda byo yarabinyerekaga gusa nta kintu yajyaga ambwira biri aho ngaho ngo avuge ngo wumve arimo aranyandikira hamwe ngo ndagukunda iki byandi bavuga ngo urukundo rugaragazwa n'ibikorwa we yanyerekaga ibikorwa niba mubwiye ngo telefone bimeze gutya agashishikazwa no gushaka amafaranga akagura indi ni ukuvuga ngo nuko twari tubanye nkumva ndishimye ikibazo cyanjye nakimubwira akarwana no kugikemura yamfashije tuzinze imyenda yanjye tuyishyize muri varize tugiye iwe turabanye ariko noneho ngeze iwe mbitekerejeho noneho numva ndamukunze kuko noneho sinabasha kubisubiramo hari ukuntu namukundaga naramukundaga ntago nabona ukuntu nabisobanura ariko hagati aho ngaho nubwo namukundaga nkabona hari ukuntu ameze nk'ufite ikintu ampishe nkumva ngewe ku bwanjye numvaga narahageze numvaga nakwisanga ngo nk'iyo namenyaga ko hari umuntu wenda wo mu muryango uri buze kumureba numvaga nishimye ngateka mbese bikanshimisha mwiteguraga nk'umushyitsi n'ubundi nkumva ibintu byandenze noneho uwari kunkabona ameze nk'uri kunseka akabona mbese nahinze ndibuka rimwe mama we yigeze kuza ariko nabo mu muryango we ntago wabonaga banyitayeho nge nabaga nshaka kubasuhuza ukabona ntibabishaka noneho mama we araza mu gitondo ndabyuka njya gukingura arinjira nshaze kumusuhuza anshaho atansuhuje ndamureka arakomeza yinjira mu cyumba ajya kureba umuhungu we nyine baravugana ahita asohoka aragenda nsubira nyine kureba Elvis wenda ngo numve ko hari ikintu yivugisha mama bamubwiye nsanga nta n'ikintu ariko kandi bari kuvugana ntiyanabivugaho nyine ubwo mbimenyera gutyo ko hari uko nyine umugabo wanjye aba afite ibintu avugana hari amabanga y'umuryango ngewe nkaba ndi umuntu uri ku ruhande bigaragara ko ari bimwe by'umuhungu n'umubyeyi we ni we cyumvaga ko ari we bavuga cyangwa se ko wikekaga ko icyo kintu baguhisha cyari ingenzi kukimenya wowe n'ubundi si uko nabaga numva mbikeneye cyane icyo bari kuvuga ariko numvaga mbese njye nabisangamo kuko njye numvaga mbakunze ariko ukabona mbese nkabona ahubwo bameze nk'abababaye kuba narahaje hari akeka yuko bibabaje ariko nahitaga nishinze icyaha cyuko uwo bari biteguye Chantal bari bamwiteguye rwose baranamwakiriye mu muryango wabo atari we babonye kandi noneho ikindi yari anasobanutse kundinza yari umusirimu yari umukobwa wize ufite akazi akora kwa muganga ari umusirimu nduta no mu myaka wumva ngewe nta kintu na kimwe namurushaga uretse kuba ndaho gusa mvuga ngo meze nk'inkandagira ibitabo ngo ngebe bisarankunda nta kintu n'iki namurushaga ubwo nyine tubana aho ngaho gutyo noneho ariko urukundo Elvis yankundaga nkabona rwaranagabanutse Elvis tukabana nkabona ari kunyiyenzaho nkabona arimo araza nka nijoro natinda kumukingurira akaba arankubise
mvaga inda karanyisha ariko nanone ntabura n'uwo mbibwira muri uwo muryango wabo sinabibabwira. None hari nabo wenda naho najyaga numva amakuru hanze nyine bavuga inkuru z'ukuntu nahabaye, nkumva barimo baravuga ukuntu ngo namuroze, bamwe baravuga ko ndi indaya, mbese nkumva amakuru yanjye ni mabi. Noneho Elvis nawe hari igihe yari atangiye kuza akabinyurira, rimwe nkumva rimwe yaraje aranyura arambwira ngo umubyeyi wakureraga ngo ntago wamusuzuguye, ubwo yari wa mubyeyi wanderaga, wibuke yuko ari we wareraga Chantal, ngo umubyeyi wakureraga ngo ntiwamusuzuguye ngo ukigira ikinani. Urumva yari atangiye kunkomeretsa, ni nkabura icyo mvuga. Ariko ibyo byose nanone nari narutse ibyo byose mbere nkigerayo nyine ntwite. nta Elvis yari afite ibintu byo kumbwira nabi cyane. Naragiye mbana n'inda ya wa mwana nyine nari ntwite, amezi 9 ageze indivamo. Ubundi ibintu byatangiye kuba nabi iyo ndimaze kuvamo. Mbere ntwite bwo wabonaga ari umuryango unyanze, wenda na Elvis ntabyiteho cyane, ariko Elvis we yatangiye ikintu cyo kunyanga ari uko yanda yavuyemo. Ndetse imaze no kuvamo yaranyihanangirije arambwira tumva Jacqueline, ndagusabye uzongera gutwara indi nda ari uko tubivuganyeho, uzitonde nta kongera gutwara indi nda. Icyo kintu ukimenye ugishyire mu mutwe wawe. Bega nyuma y'uko indi ivuyemo Elvis yarabonye impamvu yo kuguhata no gukora icyo ashaka. Noneho bive no kuguhata gukora icyo ashaka, ahubwo noneho byanakuviremo no kugaragara kukwigaragariza wese kwa Elvis. Niko byagenze. Noneho ngaho ntago nemerewe gutwara indi nda. Ubwo nacunganwaga nabyo kubera yuko yari amaze noneho no kumbera mubi, asigaye nankubita. Navugaga ati ninyitwara noneho bishobora kuzaba bibi cyane. Ndaho ngaho mbese noneho sinzi ukuntu ibintu bizagenda. Ari nacyo tubwira abakunzi bacu, bakobwa b'iyi minsi basigaye batwara ituntu tumwe tw'inda, ugasanga asa nkaho akunzwe ariko nyine bamenya ako kantu ko ushaka kuba ukunzwe kubera icyo kintu, uwo muziranenge utwite, cyangwa se uwo muntu wundi ugiye kuzana ku isi, akaba ari cyo kintu kiguhuje n'uwo musore. Nyuma yaho ibizavamo zabyirengera cyane. Bibabera isomo kabisa. Ubwo rero buriya navuga ngo umunsi umwe ugahimwa n'iyindi yose. Rimwe nyine ari uko nguko menyereye kubaho, araza ndamukingurira nijoro, turaryamye, urakeye, bumaze gucya telefone iramuhamagara. Muri icyo gihe mwabanaga gutyo musa nkaho mutari guhuza, nta mabanga y'abashakanye yabagaho? Yabasa nka ntago mwari mwagashakanye ariko mwarabanaga nk'umugore n'umugabo. Icyo gikorwa ntago cyabagaho? Cyabagaho ariko nakubwira ko nta byishimo. Nta byishimo byabagaho kubera ko ari njye sinabaga nishimye.
kandi ari we nawe nabonaga n'ukuntu agenda afite ukuntu ashobora kuba hari abandi bantu hari abandi bakobwa ashobora kuba noneho ari kuvugana nabo. Narabikekaga nta gihamya yabyo nari mfite, gusa nabonaga imyitwarire ye rimwe nkumva arimo arahamagarana n'abantu nta kintu yambwiraga. Namuhamagara nkabona namubaza ati saba abantu baguhamagara nk'abantu ntazi bamuhamagaragaho nk'abantu babaguna n'abase uwo ninde. Nari ntangiye gusa nkaho urumva nanyuzagamo nkishyiramo akanyabugabo nkavuga atari kureka nikomeze mu rugo rwanjye. Nkamubaza ati se nk'ubwo uwo muntu uguhamagaye utambwira ninde. Akandeba nsuzuguye cyane. Tujye umenya ibikureba. Nk'uko rwose wabimenye wagira ngo wabaguhari. Ikindi umuryango wo mu muryango we ndetse na babandi bose nabujije no kumushaka. Narambwiraga tujye ububaha bariya bose uri munsi yabo, ujye umenya kubaha. So ni reka dusa nkaho tunagana ku musozi, tugiye noneho ku masomo wagiye ukura muri ubu buzima. Ubundi ubu buzima ukurikije guhera ukiri umwana, ubuzima wabayemo ni igiki byagusigiye uko umaze kungana uko ubuzima n'ubu ngubu ubayemo, ni igiki byagusigiye? Ni nk'irihe somo wakuyemo hama yuko ubayeho ubwo buzima? Urumva n'ababyeyi b'uwo muhungu ntago bari bakwishimiye, ariko ukizirika ukabana nawe. Ngewe rero buriya ikintu byansigiye, ikintu namenye cyo, wakwanga wabyemera wabyirengagiza, ibibazo byawe ni ibyawe. Ibibazo byawe ni ibyawe. Ibyo gutekereza ngo bizagira gutya ngo Imana ngingirire neza ngo bihinduke gutya ngo bimere gutya. Munyumve neza rwose mwa bantu, ntago mpakanye yuko Imana idakora ibitangaza. Imana ikora ibitangaza. Yego. Ariko yakora ibitangaza, ujye wibuka yuko yaguhaye ubwenge. Nk'ubwo ngubwo nyuma naje gutekereza, nyuma ndavuga nti se ntiburiya natekereje ukuntu Laurence yambwiye tari ku nyamara Elvis afite umukunzi. Noneho ibintu natekereje maze gutwara inda nibyo navuze ati biriya bintu iyo mbitekereza, iyo mpita nibuka ukuntu ikosa mama yakoze, nanjye nkaharanira kutarigwamo. Iyo nibuka ukuntu mama yatwaye umugabo w'abandi, nkavuga nti ariko rero nanjye reka ne gukora iki ngiki. Nanjye ntago byari kugeraho bimbana ibi bibazo. Niyo nari guhura n'ikibazo nari kuvuga ati ariko nta kuntu ntagize, ntago byari kunkomeretsa cyane kubera yuko nari kuba naguye mu bintu ntazi. Ni ukuvuga ngo ibibazo ufite nta nubwo mbwiye abantu ngo bajye bitekerezaho cyane, bigera nawe byagutera uburwayi. N'ubuzima buri hano hanze ntago byahura byo. Ariko rimwe na rimwe tujye dutekereza ikibazo cyabaye, twirinde kongera kugira ngo tukigwemo. Ikosa ryabaye ujye wirinda kongera gutuma urigwamo. So reka nkubaze turi no gusoza, icyo kintu nshaka ko tunasorezaho. Ugiye kugira inama abana b'abakobwa bari hano hanze, abize ukuntu i Kigali shyushye, urabazi ubushyuhe buriho, imvura yarabuze,
ariko hari ibintu turi kubona tukabona bisa nkaho ari nabyo muri iyi minsi biriho, ibintu byo kugaragaza ubwambure, koherezanya ubwambure, nibyo biri gutrendinga ku ma social media cyane. Fata ubuzima wabayemo urebe n'uburiho ubu ngubu, none ufate bwa wundi wabayemo ubushyire muri iki gihe cy'ubu ngubu turimo, use nkaho ugira inama abo bantu aba bari tufata nkaho ari abategarugori b'ejo hazaza, cyangwa use nkaho bagira inama bitewe n'ubuzima wabayemo ukabushyira muri iki gihe, uburyo bwari kuba bukomeye kurusha bwashize, bitewe n'igihe wabiciriyemo n'ubu ngubu, noneho ubu ngubu turimo. Gira inama aba bakobwa. Ngewe rero igisubizo natanga kuri byose, ngewe navuga ngo ku muntu ufite ibice by'umubiri bizima, ubwo ibice by'umubiri mvuga ni iki? Ni uguhera ku bwonko bizima, nagerageza abikoreshe. Abakobwa mwe mwabyumvishe, kuba ufite ubwonko n'ubwenge karemano Imana yakwihereye, nushaka ubu wanyuma mu ishuri bura n'ubwiyongera. Ntacyo bivuze. Cyambere koresha ubwenge karemano Imana yakwihereye ibyo ugiye gukora byose. Rwose ubwenge nicyo kintu cya mbere. Yego. So kunzi bacu mwabyumvishe, nguyu Jacqueline wanyu mwe mwadusabye, ubwo ubuhamya yongeye kubaha, nguko uko yanzwe, nguko uko yatawe, nguko uko byamugendekeye ubuzima bwe bw'urukundo, ariko ubu ngubu ni umuntu ukomeye ushikamye. Mwabyumvishe ko ari mu business woman meze neza, uryoshye kabisa, ufite n'amafaranga na nyuma yanga arajya kudutamo. So turagushimiye Jacqueline. Murakoze namwe, kandi twese turizera ko ubu buhamya hari abantu buri busubizemo imbaraga, ari abantu buri bwongeye gukomeza. Turanabibona muri comment, banakwandikire kuri WhatsApp, nimero yiwe iri aho munsi y'ikiganiro, nakwandikire rwose bakuvugishe ubasane, kuko buranemera neza ko umuntu asana kuko yasanwe. Cyane rwose. Nemera ko utarasanwe nawe ntabwo wabasha gusana. So bakwegere, muganire, urumva ufite byinshi wavuga biri inyuma y'iyi kamera. So turagushimiye. Ari nako dushimira abakunzi bacu bakomeje kudukurikirana umunsi ku munsi, bakomeje kutwereka urukundo, bakomeza kudukandira subscribe, share, comment nyinshi tuzibone, kandi banatubwire n'ikindi twabafasha. So kuba tubaye ikiganiro gusa. Jacqueline, bisa nkaho ari ikintu ushaka kuvuga? Dusoza ariko. Dusoza. Nabashimira kubera yuko ikintu cyanshimishe nakibabwiye, kubona narabonye hari abandi bantu bagize ibibazo nk'ibi ngibi kandi bakaba bameze neza. Mitanyeka yuko hariho n'undi muntu wagize ibibazo, ariko ibibazo bikaba byaramurenze, noneho we no kuvuga bikaba byaranze, ariko namubwira ngo nabe munini kuruta ibibazo. Nicyo navuga. So turabashimiye cyane bakunzi bacu, komeze kudukurikirana, turabakunda cyane. Ciao.